kuba wafata ikintu utakirebye ariko kubera ko usanzwe uzi ahantu kiri, ni uko mbere na mbere amaso yamanje kukireba agafata ayo makuru akayabitsa ubwonko, ubwonko bukabika ayo makuru iminsi yose, ukaba uzi neza ko hari ameza ateretse imbere y'igitanda cyawe, cyangwa se umuryango ujya ku cyumba uraramo utandukanye n'umuryango usohoka hanze. Ibyo ukaba ubizi ku buryo nubwo waza uhumirije ushobora guca muri uwo muryango utagonze igikuta. Ibi bisobanuye ko rimwe na rimwe ushobora gufata icyemezo uhumirije, usinziriye, mbese usa nkaho utabigizemo uruhare, kubera ko hari amakuru asanzwe abitswe mu bwonko bwawe wayahaye cyangwa se amaso yawe yafashije kuyabikamo, ubwonko bwawe bugafata icyemezo. Ubushakashatsi bwakozwe muri laboratwari zitandukanye zo muri Amerika bwari bushingiye ku mikorere y'ubwonko ndetse no gufata icyemezo mu gihe umuntu yabigize